ushobora kuvuga ngo ni make, ariko mu mwaka urangiye ufite aya zingahe? Subhanallah, abantu bari kwicuza. Hari abantu bambwiye ngo subhanallah, bari kuvuga ati iyo dutangirana ubu tuba tugeze he? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ubu ntibikiri inzozi. Abo twatangiranye Mudogo Project bageze kuri aya ya 25. Ubwo ndavuga abo twatangiranye Suratu Sajda. Ni ukuvuga ngo barabura aya 5 zonyine ngo isura bayirangize. Ni ukuvuga bazarangizanya n'uyu mwaka turimo. Subhanallah, abantu bari kwicuza. Hari abantu bambwiye ngo subhanallah, bari kuvuga ati iyo dutangirana ubu tuba tugeze he? Ari nayo mpamvu rero mfashe iyi video kugira ngo tujyanirane inshallah. Dufite gahunda ikomeye, iryoshye kandi iboneye buri wese, yuko muri iri tangira ry'umwaka biidhnillah Allah nadushoboza, yuko turi gushyiraho groupe eshatu izajyamo abantu bari tayari yo guhifaza Quran yose. Ni ukuvuga hazaba hari ibyiciro bitatu, groupe eshatu z'ibyiciro bitatu, aho tuzajya turebera hamwe ni gute twatangira. Ubu muri aka kanya nubona iyi video wandike cyangwa se umvugishe, hanyuma ngushire muri iyo groupe bitewe n'urwego urimo. Groupe ya mbere izaba irimo abantu batangiye kwiga alif cyangwa se inyuguti, tukazarangiza uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025 bafite byibuze amajuzu 2, guhera kuri 0 kugeza ku majuzu 2. Iyo groupe izaba yihariye irimo abantu bashya bagiye gutangira kugeza ku majuzu 2. Hanyuma indi groupe izaba ari ku bantu bagiye gutangira kuri bismillah kuri Suratun Nas kugeza ku juzu rya 3. Kuri Suratun Nas kugeza ku juzu rya 3. Indi groupe ya gatatu izaba irimo abantu batangiye ku juzu rya mbere kugeza ku juzu rya 5. Hanyuma twirebere mu kwa 12, umunsi bamwe bazaba bafite amajuzu 2, abandi bafite 3, abandi bafite amajuzu 5. Ushobora kuvuga ngo ni make, ariko mu mwaka urangiye ufite aya zingahe? Iyi gahunda rero ni yawe, ni yanjye, yo gushyira bimwe mu bintu by'ibanze muri uyu mwaka, hanyuma tukarangiza umwaka byibuze twifitiye amajuzu yacu 5. Nanababwira ko mu myaka 6 gusa wifatira aya 3 ku munsi uba urangije Quran yawe. Kubw'ibyo rero mu majuzu 5 uzaba urangije ku mwaka, ubwo ni imyaka 6 kuba uri hafidhul Quran. Tuzagenda tubiganiraho uburyo wabikora n'uburyo byakorohera muri ayo magroupe, tugenda duhana tips cyangwa se uburyo twagenda duhifazi, tugenda dufashanya kuzageza mu kwa 12 nk'ubwo tuzaba twicaye turi guserebra ku majuzu dufite, turi guserebra ubumenyi tumaze kwinjiza. Wabillahi tawfiq. Ntuzacikwe rero umwanya nguyu. Nimero ngiza aha ngaha, nyandikira ngo ushyire muri groupe bitewe n'umuhigo cyangwa se n'intego ushaka kugeraho. Musigarana amahoro y'Imana.